Cheetah Magic. Reka ngusuhuze kwifurize kumererwa neza, ikaze kuri Cheetah Magic. Nizere ko umeze neza, nizere ko ukomeje kugubwa neza. Wowe udukurikira umunsi ku munsi, mudukurikira muri mu Rwanda, mudukurikira muri ku isi hose, mu bice bitandukanye, mu bihugu bitandukanye, imigabane itandukanye. Uyu munsi nkuko muri kubibona, Cheetah Magic iri mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. N'ahantu hari amahirwe ku bantu bakeneye plots, abantu bakeneye kuhagura properties, kuhagura inzu, kuhagura ikibanza. Tumaze iminsi hamwe na Marshall Real Estate tubabwira yuko, tubibutsa yuko iPhone 14 Pro Max igura 1500 cy'amadolari, ariko nanone tukabibutsa ko ikibanza hano muri Bugesera Marshall Real Estate ifite ibibanza bigurishwa 1500 kuzamura kugera kuri 2. Benshi mwagiye mubaza ubuso babungana gute n'ibindi bitandukanye. Ikaze kuri Cheetah Magic. Nkuko bisanzwe tuba turi kumwe n'umukozi wa Marshall Real Estate kugira ngo yereke abantu ibibanza bihari, kugira ngo yereke abantu properties. Asante sana Cheetah. Ikaze kuri Marshall Real Estate. Murakoze cyane. Mu karere ka Bugesera. Hano ni ibiro by'akarere ka Bugesera, benshi murabireba. Akarere ka Bugesera headquarters cyangwa office ni hano. Aho imbere ni mu mujyi wa Nyamata. Abantu benshi mudaheruka i Rwanda, hano habaye umujyi ukomeye cyane. Uyu rero ni umuhanda, nakwita ko ari umuhanda principal ugenda ku kibuga cy'indege, uca hano neza mu rubavu rw'akarere ka Bugesera. Ari nawo umuhanda tugiye kwifashisha utugeza kuri bya bibanza by'amadolari 1500. Ibi bibanza rero Cheetah, abantu benshi ubu ikibazo bafite ntabwo ari uko bihendutse, ahubwo ikibazo bafite ni uko bidashoboka. Ntabwo baremera ko bishoboka. Niyo mpamvu tugiye kujya kuri site. Ariko icyo ngira ngo cameraman adufashe, hano turi ni kuri kaburimbo ku karere. Agiye gufotora ibirometero dufite mu modoka kugira ngo nutugera kuri site yereke neza abakiriya nanone ibirometero dufite. Akenshi tuvuga ngo kuva ku karere ka Bugesera kugera kuri site ni ibirometero 7. Abantu badusubiza bavuga ngo aho hantu ni hafi ku buryo ku giciro cya iPhone tutahabona. Tugiye kubereka rero gahunda uko zimeze. Mukomeze gukurikira Marshall Estate kuri YouTube ndetse na Cheetah Magic. Marshall Real Estate uyu munsi igiye kukwereka uburyo inzozi zawe byagenda neza. Byinshi bitandukanye turabivuga tugeze aho ibibanza biri kuri site. Stay tuned. Ubona ko kuri kamera ibirometero trip ni 0. So ubwo rero tukigera hariya kuri site nanone turabereka kugira ngo babone neza ibirometero cyangwa urugendo ruri hano ku karere mu mujyi wa Nyamata ugera kuri site. Ni byiza ko muza no kwerekana abantu amahirwe ari muri izi quartier turimo, kubera yuko abantu ntabwo bakwiriye kugura ibibanza gusa, ahubwo bashobora no kuba bahakorera n'indi mishinga. Nkuko twagiye Nyamasheke, nkuko twagiye Rusizi, tukereka abantu ko ari ahantu wakorera imishinga. Murabona ko ahangaha duhagurutse ku karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. Hari igihe kaburimbo ubwo kuva hano kugera ku kibuga cy'indege cya Bugesera hareshya gute? Cheetah, uvuye hano kuri kaburimbo principal ugera ku kibuga cy'indege ni ibirometero 14. Ibirometero 14 rero site tugiyeho ni nkaho irimo hagati muri kimwe cya kabiri. Ku mishinga rero nkuko wakomeje kubibwira abantu, nibaza ko ikibuga bateganya ko kizajya cyakira miliyoni 10 z'abagenzi mu mwaka. Abona abantu benshi cyane, ku buryo uramutse wubatse ama apartment cyangwa se ama maison de passage abantu bashobora kuba baryamamo igihe gitoya, ukaba ushobora guhakorera se ibikorwa by'ubworozi, abantu bazaba bakeneye kurya, ukaba ushobora gukora se guest house cyangwa moteri. Ibi byose ni ibikorwa bigiye bitandukanye ushobora gukorera aha hantu. Nanone tugaruke mu buryo bwa production, ushobora guhakorera inganda ziciriritse zikora ibintu runaka bitewe n'ubushobozi waba ufite, kandi mu gihe kizaza bikaba ari ibintu byakubyarira umusaruro. Kitanagaruka kuri ba bantu bakoze kuvuga ngo hano hantu ngo nta muriro mbona ku kibanza, ngo nta mazi mbona ku kibanza, kandi umuriro w'amashanyarazi cya kibanza kirimo kiragura amadolari 1500. Nawe wakibajije ko mu gihe bitarahagera ariyo mpamvu kiri kugura ayo mafaranga. Kandi nanone ukibuka ko mu Rwanda nta hantu na hato, cyane cyane nka hano mu mujyi, ushobora kuvuga ngo wabuze umuriro w'amashanyarazi. Ushobora kuba utagera ku kibanza ugiye kugura, ariko umuturanyi awufite ku buryo bikorohera kuba wahafatira umuriro. So uyu muhanda dukomeje niwo muhanda ugenda straight kugera ku kibuga cy'indege.
ariko imbere gato turaza gukora deviation twinjira mu muhanda ugana kuri site. Ubwo turakomeza tubereka ahari site y'ibyo bibanza bigurishwa. Harya buri hari ibibanza bingahe Marshal? Actually site igizwe n'ibibanza 100, ariko ni bya bindi bavuga ngo abantu barabigura nk'abagura amasuka. Ubu hashobora kuba hasigayemo ibibanza bitarenga 40 ku buryo ab'inkwakuzi bashobora kunyaruka bakagura ibibanza bikiri kuri promotion, kuko nanone nyuma ya promotion buri kibanza kiziyongeraho agaciro kari hagati y'amadolari 500 n'amadolari 1000. Ubwo promotion izarangira ryari? Promotion twari hari iminsi 15, ariko kubera ko abantu bakunze kuvuga ngo hari abatarabimenye, ubu nibura duteganya ko promotion yarangirana n'icyumweru gitaha. Reka tugende kuri site, nitumara gukora deviation turakomeza tuganire. Sawa. Chita, urabona ko hano tugeze, urebye kuri kilometrage tugeze ku birometero 3700 3800. Kandi nanone tukaba tugiye kugera ku muhanda turi bwinjirireho tujya kuri site. Ni ukuvuga ko mu buryo abantu babisobanukirwa neza, uyu niwo muhanda ugenda ku kibuga cy'indege. Ubona imbere ni ugukomeza ku kibuga cy'indege cya Bugesera. Hano imbere ukomeje gato ukarenga ibi biti birebire ureba hariya, ubugeze ku kibuga cy'indege cya Bugesera. Utangira kukibona hano muri centre iri haruguru, niho bita ku Murama. Naho turaza kugerayo? Oya, hano tugiye gukora deviation, turinjirira hano, ariko nanone uyu muhanda tugiye kudeviyamo ugera ku kibuga cy'indege nawo. Ari nawo noneho uca ku bibanza. Ubu turinjirira aha. Ubwo hano hasigaye kilometero zingahe? Aho imbere rero tugiye kugenda ni ibirometero 3. Hano ndabona ari ibirometero 4 n'ijana. 4 n'ijana. Turagera mu birometero 7 site twayigezeho. Ni ukuvuga ko rero uyu muhanda Chita ni umuhanda uri principal uzaba ujya ku kibuga cy'indege, ariko uciye muri quartier d'habitation cyangwa se ahantu hatuwe. Uraha abantu urugero, ikibuga cy'indege cya Kanombe hari umuhanda uca Kabeza. Ntabwo uri kuvuga? Yego. Hari n'undi uhura n'uwo ku Gasarama. Hari n'undi uhura n'uwo ku Gasarama. Ibyo ngibyo. Aya ni amadeviation rero yo kugira ngo hagabanywe ambutiyaje ku mihanda principal igenda ku kibuga cy'indege. Nanone iyi site umwihariko ifite Chita, abantu benshi bakunze kutubwira ngo kireka abantu bataratura i Burayi tubundi guturana n'ahantu bureba mu kibuga neza indege zigusakuriza ati ni ibibazo. Ko no hakurya niho hazaba hari amaradari. Hariya rero niho bita umusozi wa Maranyundo. Iyi site yacu irebana n'uyu musozi wa Maranyundo, hariya ni mu mujyi wa Nyamata n'ubundi. Site rero hari minara turi kubona. Iriya minara hariya ni ziriya minara ni haruguru y'umujyi wa Nyamata. Iyi site rero ifite umwihariko wo kuba uhatuye ntabwo ureba ikibuga cy'indege. Ni ukuvuga ko ikibuga cy'indege kiri ku wundi musozi, kiri ku musozi site iriho, ariko mu ruhande ruri opposite. Aha tugeze mu birometero 4 n'ibice 6. Ubwo ni metero 4600. 4600. Ndabona ariko ari n'ahantu, ndabona ari n'ahantu hasanzwe hatuwe. Ari ahantu hatuwe cyane. Ubwo no kuvuga umuntu ashobora kwibaza ngo kuki tubona nta baratangira guhatura. Ubundi akenshi hano kuri uyu muhanda abashoramari baba barahabengutse kera, abantu barahaguze bategereje gusa ko ibikorwa bishyira mu ngiro bagatangira kubaka. Ariko bigaragara ni ahantu hataraturwa, ariko umuntu wagize umushinga. Ikindi ntabwo umushinga nubwo tujya tuvuga ibibanza ngo ni kure, ngo none se erega ntabwo ahantu hose hakwiriye kubakwa inzu yo guturamo. Yego. Ushobora kuvuga uti ndagura nka nkuru rutoki rwose. Mwana ko hano ugashyiramo ubworozi. Bamuhaye icyangombwa bari gukoresha twa rukarakara twiye kugira ngo ibintu bibe affordable, ariko rukarakara ziremewe bayidaba abantu batanabizi. Ndi kuvuga ko nk'aha ngaha ushobora kugura nkuru rutoki rwose. Reba nk'aha ngaha tugeze. Ukaba hakorera ubuhinzi n'ubworozi. Urabona ko ari ubutaka busanzwe burimo imyaka. Nibyo nkunze kubwira abantu, buriya iyo utuye mu mujyi, tuvuga urugero Kanombe, uburi ufite ubushobozi bwo kugura ubwo butaka utuyemo gusa, ariko kugira ngo ugure nk'ahantu ushobora no gukora ibikorwa by'ubuhinzi
haguteza imbere biba bigoye kuko ubutaka buba buhenze. Ariko nka hano ushobora kugura ikibanza ugatura muri site, hama no munsi kuri imirimo ikora ku gishanga ukaba ushobora kuguramo ubutaka bunini ugakora ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi kandi ukiteza imbere. Ni iby'ingenzi cyane. Ikindi gikomeye kariya kantu ka iPhone abantu bakibajijeho n'abazifite ngo ubu ngubu ngo batangiye kuzana iPhone ku kibanza. None ngo ko mfite iPhone ngo 10 na kangahe ko nayiguze 700, ubwo ngubwo wazana 700 nkaba iPhone murampa ikibanza. Abo nabonye barabyibajijeho, ababyibazaho muri ubwo buryo. Urumva ko kitabagaruka muri ya domene yo kumva ko bakeneye ubutaka kugira ngo nabwo n'ubundi bubafashe. Kandi nanone kuri ya video twavuze ko hari umuntu ushobora kugura iPhone ntibyitwe ikosa, kuko kugura iPhone si ikibazo, ahubwo umuntu uri buyigure atayifitiye akazi kihutirwa cyane kuruta uko yagura ikibanza. Kuko hari abafite iPhone bashobora kuyikoresha ibindi bintu nanone bibabyarira amafaranga. Ariko nkibaza ko kuri uwo muntu ushobora kuvuga uti mfite 700 mfite iyo naguze aya mafaranga, yes ayishyira ku isoko akagura ubutaka n'akarasharamira ahamagara mu gihe abona akazi yayikoreshaga kararangiye. Hano Chita tugeze mu birometero 5 n'ibice 3. Yego, ubwo ni metero 5300. Metero 5300 kandi site hariya twatangiye kuyibona. Ni hariya hirya hano uyu musaza ariko ahangaha urebe iyi mashini, imashini zacu zirimo zirakora andi masite hano ku ruhande zitunganya imihanda. Ibi nabyo ni ibibanza bya Marshal Rio Estate. Yego, so nanone urabona umuturanyi hano, urabona ko abantu batangiye kubaka. Abantu batangiye kubaka. Iyi ni imashini dukoresha mu by'imihanda. Hanyuma rero site naha nyine twahageze. Ubwo ibibanza bihereye hehe? Ibibanza ibyo tumaze gukata bihera hari imbere gatoya. Ibi ngibyo byo ntibirakatwa ku buryo ntabwo birakatwa. Ubwo turaza kumenya n'ikijyanye n'ubuso. Ubuso ni nacyo nabonye benshi kuba byigaragaza. Kuvuga ko site ihera ahangaha. Ndabona mwashinzemo n'amaboro. Ku birometero 5 n'ibice 5. Kameramani yakongera akegereza amaborune nayo ndabona agaragara gatoya. Kameramani sinzi niba hareba. Ni ibirometero 5 n'ibice 5. Ibi ni mu buryo bwo kumara abantu impungenge. Ni nyabagendwa, borne urabona zirateye. Site rero ikaba ari ukuva aha guterera kugera hejuru hariya. Ku buryo umuntu wari wese ufite amatsiko cyangwa se wari ufite amatsiko, ndabona n'imihanda yo ku ruhande ikoze. Naba abantu bumvaga bakohereza abantu kuza kubashimira. Ibi tuba tukoze ibyo bita kubavuna amaguru kugira ngo barebe neza urugendo na site bayirebe kuri kamera. Waterera ukagera haruguru. Tugiye kubatembereza ikibanza. Site yose imihanda imodoka. Ubu ni ukuvuga ngo nk'aha ngaho ubuso kuri ibibanza byo hasi ni 400. Ni 400. Harimo ibiri kugura amadolari 2000 n'ibihumbi 2500. Cyane cyane nyibyo ku muhanda biri muri Kamasho. Hanyuma ibibanza byo hepfo byo nangahe Marshal? Chita uhereye kuri uyu murongo wa kabiri, uyu murongo tuzamuka ibibanza bikora kuri uyu murongo bifite square meter 400 n'amadolari 2000. Igikurikira gifite square meter 320 n'amadolari 1500. So ubwo rero ku muntu witegereza neza site uko tuzamuka, ndibaza urimo urareba ko buri kibanza cyose imodoka ikigeraho, ku buryo biri bworohere wa muntu wari ufite impungenge kumenya uko hano hantu hateye. No kuvuga ko turenze umuhanda wa mbere, uyu ni umuhanda wa kabiri winjira muri site. Harimo n'imihanda hagati. Harimo n'imihanda na borune ziragaragara. Ibi ni mu buryo bwo kugira ngo tugere haruguru umuntu abibone ko buri hantu hose wagura ikibanza hano imodoka ihagera. Twakunze kugira ibibazo byinshi Chita mu minsi yashize, aho twakataga site igatangira kugurwa iyi mihanda itarajyamo, ukabona ko abakiriya babifata nk'ikibazo. Niyo mpamvu twatangije iyi gahunda yo kuba site twazajya tuyishyira hanze n'imihanda already igaragara. Ibibanza byose ibi byose ubu biri muri deal ya Marshal Rio Estate. Ibi byose guterera nta nubwo turagera muri 1/2 Chita, ubu turacyazamuka.
ubu turacyazamuka. abantu bagiye babaza rero ibijyanye n'ubuso bavuga batese ikibanza muvuga ngo kigura icy'atanu icyo kibanza umuntu yacyubaka cyangwa ni imirima. Nibaza ko babireba hariya ku ruhande inyubako ya mbere yageze hano muri iyi site. Ibi rero ni ukumara amatsiko uwibaza icyo kibazo cyo kuba yibaza niba ashobora kubaka. Hano rero kubaka birashoboka cyane. Marshall Real Estate ibazaniye deal. Ubwo tugereranyije neza no kuvuga ngo miliyoni 1,500 ni hagati ya miliyoni n'igice y'amafaranga y'u Rwanda ni miliyoni 1,800 na 1,810 gutya. Ikindi twibutsa abantu ko ayo mafaranga ashingira ku giciro cy'ivunjisha muri iyo minsi. Muri iyo minsi buri kiganiro dukoze kirimo ibibanza cyangwa amazu agurishwa bya Marshall Real Estate duhora tubwira abantu ko niba ubonye ikiganiro mu kwa 12 ntabwo bivuze ko amafaranga uri kumva tuvuga ariyo mafaranga ugiye kwishyura bakaguha ikibanza. Iki nacyo kibwira abantu Marshall. Iki rero ni cyo kugira ngo abantu bareba video bagatangira kuvuga ngo tuzaze ejo bundi. Tujye tubabwira ko burya ihene uyifata igihebe basiko mu Kinyarwanda bavuga cita. Iyo tuvuze ngo turi kuri promotion aba ari promotion nyine yo kugira ngo wowe wagize amahirwe yo kubibona bwa mbere. No kuri kamera batwereke hepfo. Komeza batwereke hepfo urabona ko ni ibibanza kandi barebe n'abari abantu bose turi kumwe nabaje ku no hepfo urareba ugabona abandi bantu bahari bari nabaje kugura ibibanza niko tubanje gukora ikiganiro. Aha rero ni nkaho tugeze muri kimwe cya kabiri cya site. Site irakomeza ikazamuka hejuru. Dukomeze ruguru naho tuhabereke. Dukomeze haruguru tuhabereke hanyuma tuve mu modoka wenda tujya muri uyu muhanda wo hagati muri site dukora tubereka ibya nyuma tugenda. Tuzamuke ruguru cyangwa tuzamuke ruguru. Turakomeza kugenda tubibereka rero. Bantu mubika amafaranga kuri konte ngo ibintu birya ngo iyo utabyikoreye ngo ntibigenda. Ikibanza ntago gisaba kuba ugihagazeho. Rero ngo business ngo iyo utayibereyemo ngo irapfa. Unyibukije akantu keza. Hari umubyeyi nanashima cyane ari mu babonye i publicité mbere y'abandi. Yaguze ibibanza bitatu hari haruguru. Yaguzemo ibibanza bitatu. Hanyuma rero ejo yaramamagaye yarambwira uti ndabashimira ko mwangejeje kuri site. Ariko nkeneye nanone gusubirayo. Abaza nese ugiye kureba iki ko wahageze. Arambwira oya ati ngiye gusengera ibibanza mwampaye. Kuko naje kubitekerezaho nsanga amafaranga nabahaye ni make cyane. Ku gaciro k'ikibanza. Cita ushatse wakatira mwaha ahandi tugahagera n'amaguru. Kadukatira ahangaha. Reka dukatire hano tugende n'amaguru kugira ngo nanone umukecuru ati tugomba kubanza gusengera ibibanza tugasengera. Yarambwiye ngo ni kwa kundi Imana ikubwira ngo izagusubiza hanyuma ntumenya aho izagusubiriza. Ubwo umukecuru rwose ndabyibuka yazanye n'umuhungu we w'umwana ukiri umujene ufite nk'imyaka nka 27. Arebye ibibanza uburyo imihanda ikora kuri buri kibanza arumirwa ati ibi bintu ntibisanzwe. Ibi bintu ntibisanzwe rwose. Ubu tugiye kubanza tuve. Kandi nawe yambwije ukuri ko akimara kubona publicité y'ibi bibanza yatekerezaga ko ari ibintu bidashoboka. Cita site hano duhagaze ni nko muri kimwe cya kabiri. Site irakomeza igakora hejuru ku biti bya gereveri ureba hariya hejuru. Yego. Iyi rero ni imihanda igenda ikora ku bibanza. Izi nanone ni borne. Ku buryo umuntu uje kugura ikibanza abareba neza ikibanza cyanjye gituruka aha kikagera ahangaha. Hanyuma ubwo ikijyanye n'ubuso umuntu ushaka kugura ikibanza araza ubuso hari fiche turi bwafishe kuri site twanayizanye hari mu modoka yindi y'abakiriya. Turahashyira fiche pancarte umuntu uzageza kugura ikibanza azajya areba fiche uko imeze amenye ngo iki kibanza mpisemo gifite ubuso runaka gifite nimero ikiranga iyi niki. Ni ibibanza 100. Ni ibibanza 100 ariko ubu ntabwo bikitwa 100. Ubu ni 40 kuko 60 byagiye.
60 byagiye mukore deal. Abantu ntibakore deal. Nidushaka kandi sinibaza ko bari bukore deal ari uko tumaze guhagarika promotion. Ubu ngubu amahirwe naya twanze gukomeza kuzamuka ariko site irakomeza haruguru. Amahirwe naya ku muntu ari we wese, cyane cyane hano hegereye imihanda hashobora gushyirwa inzu z'ubucuruzi, cyane cyane ko nkuko ubushize mwerekanye estate iri kubakwa muri Rio Estate, twerekanye amazu agurishwa ya miliyoni 15, ibindi bijyanye na finissage umuntu akavugana na Marshal Rio Estate. Ahangaha ni ahantu ushobora kugura ibibanza 6 cyangwa hari igihe ubungubu mu buso gutya utambitse harimo ibibanza bingahe? Utambika 1 2 3 4 5 6. Ibibanza 6. No kuvuga ko urabona nka hano Chita dusa n'abahagarara hano, urabona umuntu waba utuye akuntu yaba areba view. Uriya musozi ni Maranyundo, uriya hariya tureba ziri antene. Abantu muzi kuri kamera urenze kuri stade hariya Maranyundo, stade y'akarere ka Bugesera, ureba ni nkaho nuvuga ko hariya iriya minara ni nkaho iri haruguru ya stade. Hanyuma nanone hano hejuru umuntu ureba biriya biti biri hariya haruguru birebire bya Greveria, uhagaze hariya ubureba ikibuga cy'indege. Ikibuga cy'indege cya Bugesera uhagaze hariya hejuru ubukireba. Andi mahirwe abantu ariko baba bakwiye kumenya wenda bitandukanye na rwa rwenya rwo kugereranya iPhone Pro Max and something. Nuko iyo ahantu hageze iterambere, ahantu hari igikorwa remezo nk'ikibuga cy'indege, ikibuga cy'indege muzi timu kigira cabin crew, abantu baba bari mu ndege abakora mu kuntu bangana. Hari abapilote, hari bano ba flight attendants, hari aba engineer bakora mu ndege, hari abacururiza amatike mu ndege, hari abafite ama business yo gutembereza abantu. Ibyo ni ibintu ufatiranye ikibanza ukakigura 1500 cy'amadolari, kimwe nuko umuntu ashobora kuzana 5000 by'amadolari akavuga ati rero murankorera discount, ikibanza kimwe ndagenda nkibonera ngaha. Arege ni discount ngiye mbahaye. Uragura ibibanza 2500 ku bantu bagiye babitubaza. Hari abantu bashaka discount ku madolari 1500 nta discount rwose. Hanyuma Marshal, ibibanza tumaze kubibona, hari biri hariya hepfo, hari n'ibindi biri ruguru nabonye umuhanda utararangira neza baracyari kuwukora. Ariko nkuko bisanzwe urabizi neza yuko mba ngomba kubariza abakiriya, hari aba bari mu Rwanda n'abatari mu Rwanda, cyane cyane ubwo abantu bari kure bari ingenzi kugira ngo basobanukirwe neza ibijyanye n'ibibanza cyangwa se n'imitungo Marshal Rio Estate igurisha. Hari umuntu ushobora kureba iki kiganiro cyangwa se ushobora kureba video zacu kuri social media akavuga ati ngewe sinabonera rimwe wenda ibihumbi wenda 20 by'amadolari ko nshaka kugura ibibanza byinshi. Ariko numvaga nabona wenda ibihumbi 10 cyangwa se wenda ibihumbi 7 ku muntu ushaka kugura ikibanza kirenze kimwe. Discount se irashoboka iteye gute? Umuntu ashobora kuvuga ati nkeneye igifite 15/20, nkaba nkeneye igifite 20/20, ariko ibibanza wenda umubare uyu n'uyu. Ibya discount biteye gute kugira ngo niyi mibare ishushanyije aha uze kudusobanura bitewe n'ubuso? Chita urakoze cyane. Umuntu akireba imbonera hamwe hano handitse Marshal Hillview Estate, ni izina rya estate. So ibisanzwe iyi ni promotion y'iminsi 15 ariko irimo iragenda irangira, inizi contacts nk'ibisanzwe. Hanyuma rero abakurikiranye ikiganiro hari umuhanda twajemo. So umuhanda twajemo twahingutse ahangaha. Twahingutse hano. No kuvuga ko iyo ukomeje hano niho twagaragaje site itangirira, aho twabaze ibirometero 5.5 kuri kamera. Hanyuma iyo utambitse nanone ukazamuka, uyu ni wo muhanda uzamuka twazamutsemo ku ruhande haruguru. Ugenekereje hano duhagaze ni ku muhanda wa kabiri, aho tugeze dukata site ni kuri uyu muhanda. Uyu muhanda duhagazemo hano ni wo uyu. So iyi mibare iyo uhereye hano hasi aho site ihera, hari 1 2 3 4 5 6 7 8 kuzamura kugera kuri 55. Iyi mibare y'icyatsi ni 57 kugera kuri 57. Iyi ni imibare iranga nimero z'ibibanza biri muri site. Ibibanza ariko bigera 100 birazamuka kugera haruguru, nuko hari umukiriya wabibukinze, niyo mpamvu twirinze no kubishyira muri site, hari n'ibyo baguzemo. Hanyuma iyi mibare tureba ifite yandikishije umukara n'ubuso ni square meter za buri kibanza. Iyo urebye square meter nka hano urugero hari 314, wagera hano ugasanga hari 427.
ni ukuvuga ko ibibanza bigura mu buryo butandukanye. Iki cya 427 bitarenga 450 kigura amadolari 2,000. Urabona ko nanone hano harimo ikibanza gifite 554. ubwo ni ikihe? Ni kiriya? Iki gifite 554 ni ikibanza kiri munsi y'umuhanda, icya kabiri uvuye hano ku muhanda. So iki kibanza rero cyo kiri ku madolari 2,500. Ni nacyo gihenze kirimo. Ariko nanone ibi bibanza byose bikora ku muhanda uri principal. Nibyo by'icyatanu? Ibi bibanza byose bikora ku muhanda uri principal hano hasi na madolari 2,000. Ibi bibanza byose bikora kuri uyu muhanda uri principal uzamuka kuko bifite n'ubuso bunini na madolari 2,000. Hanyuma nk'iyi nimero 56 ni icyatanu, nimero 55 ni icyatanu, nimero 53 ni icyatanu, 52 ni icyatanu, kandi urabona ko gifite 335. Bivuga ko ibi bibanza byose biri mwaha hagati na amadolari 1,500. Ariko nabyo nanone kuri promotion. Hano ni iminsi 15 ariko tubari igihe iminsi 15 yahereye, bishobora ko promotion izarangira mu cyumweru gitaha. Navuga ko promotion irangira aya madolari 1,500 haziyongeraho amadolari hagati y'amadolari 500 n'amadolari 2,000. Ikindi nanone iyi site yose uko muyireba abantu bakunze kubimbaza, umuntu aravuga ngo akeneye kubaka byagenda gute. Iyo tumaze gutunganya site mu kwaka icyangombwa cyo kubaka, ntabwo twaka icyangombwa cyo kubaka akantu kamwe mo hano. Tugaragaza iyi site plan twakoze ku rwego rw'akarere ka Bugesera, tugasaba icyangombwa cyo kubaka ibi bibanza byose birimo hano. So iyo umuntu aguze ikibanza, natwe twaramaze kubona construction permit cyangwa icyangombwa cyo kubaka, umuntu icyo asabwa ni ukuza kubaka ariko agendeye ku gishushanyo mbonera cy'icyo twasabye mu kujya kubaka. Nanone abantu batubaza iby'amashanyarazi. Iyi site uturutse hepfo hano nta mashanyarazi ahari. Ariko aha hejuru ku mutwe hari ari ureba, urabona yacu ndi kuyabona. Urabona ipoto y'amashanyarazi. Amashanyarazi rero niho azaturuka yinjiramo muri site mo rwagati. Sinzi niba hari ikindi nabashije ikijyanye na discount. Rega discount ndayikunda cyane. Ku muntu waguze ikibanza kimwe cyangwa waguze ibibanza bibiri cyangwa 10, discount ishoboka ni mu gihe yaba adafite cash, tukamuha igihe runaka ashobora kuzaniramo andi mafaranga ariko yakoze booking. Kubera ko iyo umuntu tuvuze ngo ibibanza biri kuri promotion y'iminsi 15, hari umuntu ushobora kuba azahembwa ku itariki 30 promotion yararangiye. Icyo dukora rero, ashobora gutanga deposit y'amafaranga make, tukamubikira nimero imwe muri ibi bibanza, amafaranga yayabona akayazana. Hanyuma nanone ku muntu ushaka kugura ibibanza 10 nkuko wabivugaga, ibibanza 10 ntabwo tujya munsi y'amadolari 1,500. Nanone icyo tumukorera ni mu gihe yavuga ngo ndaba ntanze deposit ibibanza 5 ariko mumbikira ibibanza 10, ibindi 5 nzabyishyura mu gihe runaka. Icyo gihe rero cyumvikanwaho hagati y'ugura na company. Nk'urugero umuntu ashaka nk'iyi quartier yose, iyi ngiyi ibibanza, urabona iyi quartier igizwe n'ibibanza 8. Umuntu aramutse avuze ngo ngiye kugura ibi bibanza 8, ikintu cyonyine dushobora gukorera uyu muntu, ibibanza byose twamuha ku madolari 1,500 tudakuyemo na kimwe ngo tugishyire ku madolari 2,000. Urabona ko iki ni cy'amadolari 2,000 n'iki ni cy'amadolari 2,000. Ariko uwagura aka kantu kose ashaka kuhakorera nk'ubworozi, agakora n'igipangu kimwe kihazengurutse, akazahashyira amazu yo gutura nyuma yamaze kubona site yabaye develope. Ibi birashoboka, dushobora kumuhera ku madolari 1,500 tukamukora discount kuri ibibanza byombi. Ariko nanone ubwo uyu muntu agomba kuba ari umuntu uri kureba iyi video kakanya azishyura ejo mu gitondo, kubera ko abantu baza bakareba ngo ejo tuzaza Chita. Niba ibibanza ubwabyo tugera hano turi kuri 57, nkaba nashyuminga neza ko hadasigayemo ibibanza birenga 20, we never know, ejo mu gitondo ashobora kuza nibi byose byagiye. No kuvuga ngo deal booking n'uwishyuye nubwo wabuzanye 1,500 ngaho ukavuga. Nanone turamara impungenge abantu bakunze kuvuga ngo ndi hanze ngo nzohereza muri umuna wanjye. Niyo mpamvu Chita wabakoreye video iva mu mujyi wa Nyamata kugera hano. Icyo uwo muntu uzohereza azabaje kureba urede wakibonye kuri video. Ariko hari nanone abantu bagira impungenge zo kuvuga ngo tuje kureba niba iyo kampani atari baringa, kuko iki kibanza ku madolari 1,500 sinzi niba nabyita bonane. Nabundi ni ibintu biba bidashoboka. Ahantu ho guturwa hafi y'ikibuga cy'indege, ibirometero 5 uvuye mu mujyi, ni ibintu biri amazing. None se mu Manyarwanda ubona ngahera abantu batazi kujya kuvunjisha kandi afite Amanyarwanda. Ubu rero niko kantu, niyo mpamvu umuntu aba agomba kutwandikira kuri izi nimero kugira ngo tumumare impungenge.
ibindi by'ubusobanuro n'ivunjisha byose ashobora kutwandikira akatubwira ngo ngenda byumva uku ni amadolari mfite ndashaka kwishyura amanyarwanda tukabivugana. kandi nanone Chita niba warabonye itegeko rishyashya ryasohotse rigena ubutaka natwe dufata amasite, ikibanza cyose kigomba gusorerwa, apana bya bindi by'umusoro wo kuvuga ngo ni metero kare 300 ngo ubwo urasora amafaranga 200 cyangwa 100. hari indi misoro dusabwa kuzajya twishyura kuri buri kibanza. aya mafaranga yose tukugurisha ikibanza, ibi bintu byose twabyishyuye. ugura ikibanza icyo asabwa ku buryo uhabwa tini namba nshya y'ubutaka. icyo wowe usabwa gusa ni ukuzana amafaranga 30,000 ya mitasiyo yo kujya kwa noteri. hanyuma ikindi nabonye abantu muri cyane cyane hari abantu bari kudukurikira, hari umukiriya twavuganye uri muri Amerika, namweretse ya video imwe twavugaga yuko iPhone Pro Max guri 5 n'ikibanza kiri kugura 5. arambwira ati ese ko nzaza mu Rwanda azava muri Amerika mu kwa 12, ubwo nje mu kwa 12 sinzabyikorera. hari abantu bakeneye kumenya se mutation irashoboka ku muntu uri hanze y'u Rwanda, donc umuntu utari hano hafi. Chita, umuntu utari mu Rwanda iyo aguze ikibanza icyo akora aduhereza ibyangombwa, iyo afite irangamuntu y'u Rwanda cyangwa passport. iyo afite irangamuntu y'u Rwanda birashoboka ko ibibanza byose twabimwandikaho, ariko iyo nta rangamuntu y'u Rwanda afite passport gusa, tumwandikaho ikibanza kimwe, kandi nabwo icyo gihe akaba nta kindi kibanza yigeze yiyandikishaho. nanone iyo akeneye ko tumwandikaho ibibanza byinshi adafite irangamuntu y'u Rwanda, tumusabira icyo bita investment certificate muri RDB. ibi turabimufasha, tukamusabira investment certificate, akaba afite uburenganzira bwo kugura ibibanza byinshi uko abyifuza, bikandikwa kuri passport yiwe nk'umunyamahanga. kuko iyo umuntu afite passport adafite irangamuntu y'u Rwanda nubwo ari umunyarwanda ariko abarwa nk'umunyarwanda. muri database y'Irembo passport ngira ngo ntabwo ijyamo y'ubutaka. passport y'igihugu icyo ari cyo cyose yari passport yemewe iba registered h'ubutaka. ni ukuvuga ngo deal iba yoroshye ku muntu ufite indangamuntu y'u Rwanda. y'u Rwanda yaba atayifite afite passport, tukacyandika kuri passport ye, yaba akeneye ibirenze kimwe tukabyandika kuri company certificate, kuri investment company yiwe. kubera iki ari kimwe se? hari ubuso runaka? yego, umunyamahanga yemerewe gutunga gusa ikibanza kimwe kimwanditseho. iyo ashaka byinshi asaba investment certificate. ubwo abantu babonereho, abantu bari kutureba bari i Burayi, abari za Canada, bari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari muri Aziya n'ahandi, niba ukeneye kugura ibibanza byinshi hano muri Marshall Real Estate, si na hano gusa kuko Marshall Real Estate twaberetse ibindi bikora ku kiyaga cya Kivu n'ibindi birwa mu gice cy'uburengerazuba, hari Rubavu, hari hano ku Gahembe muri Bugesera. amasite ni menshi. Chita, ibyo arahamagara iyi nimero nendaga gusobanurira abantu. abantu bamenyereye ko kugira ngo ufate umwanya wo kuza kugura ikibanza ugiye kukigura gusa kugira ngo uzagituremo. navuga ubudasa buri hagati ya Marshall Real Estate n'andi makampani asanzwe agurisha ibibanza, ariko twe byarenze kuba ushobora kugura ikibanza kugira ngo ugitureho, ahubwo iyo dukase site niyo mpamvu twandikaho ngo ni promotion. ushobora gutanguranwa wowe ugasinya na MOU na Marshall Real Estate, buri site yose twakase ukabukingamo ibibanza 8. iyi promotion yarangira ibi bibanza ukazamura agaciro kabyo. nuvuga ko aho kugira ngo ugure ikibanza uje gutura gusa, wanabikora za business, ukaba umupartner wacu muri Marshall Real Estate, tugikata site ukaba uwa mbere mu kubukinga ibibanza byinshi ukabyishyura kuri make, hanyuma promotion yarangira twazamura igiciro, nanone tukabikugurishiriza ku giciro kindi twashyizeho, ariko ugasiga percentage muri company. bishatse kuvuga ko niba ikibanza twakigurishaga $500, promotion yarangira tukagishyira ku $2,000, iyo tukigurishije $2,000, company isigaramo commission ya 5%. so nawe rero uba wungutse. niba waguze ibibanza 8, aya mafaranga ushobora kuba uyafite yagura ibi bibanza aryamye kuri konte, it's a deal, ukabigura byose ukavuga uti n'ubundi finally nzasigaranamo kimwe, ukagurisha 7 bisigaye wungukaho amafaranga atari make. nuvuga ko harimo interest tari hasi ya $3 cyangwa 4. icyo nende kubwira abantu rero nuko ku muntu ukeneye ibindi bisobanuro, hasi abari nimero ya Marshall Real Estate, hari ku murongo utishyurwa 6070 cyangwa kuri WhatsApp. hari ikibazo twagize cy'abakiriya bavuga ngo baba batubuze, niyo mpamvu twongera amanimero. iyi ni toll free nimero itishyurwa, hari nimero ya WhatsApp yari isanzwe, twongereho nanone n'indi nimero
mu gihe wabuze iyi ngiyi ukabura nk'umuntu wakwitaba wenda birashoboka bitewe n'amasaha y'akazi, ariko iyi ngiyi iri hasi ni 24 hours. Yego. Nimero ziraza kuba zanditse hasi ku muntu ukeneye ibindi bisobanuro aze kwandika cyangwa se ahamagare. Ndumva ibisobanuro bihagije, igisigaye n'umuntu ukora deal. Nkuko duhora tubibibutsa, niba tuberetse ikibanza kigurishwa kiri ku mazi, ntabwo iyi video ari wowe wenyine uba uyibonye. Niba ubonye ikibanza amafaranga uyafite kuri konte, kora deal. Byo kuvuga ngo reka mbe mbitekerezaho ngo mu mpera z'umwaka nzagaruka ndebe, ushobora gusanga ikibanza baracyishyuye. Uko gahunda ziteye gutyo kuri kureba bisanga no kuri Instagram ya Marshall Estate, ubashe kubona uko ibibanza biteye. Ushobora guhita uhamagara ukavuga utese 430 na kangahe yaraguzwe, ikibanza cyanditseho 18 17 gifite ubuso ubu n'ubu cyaraguzwe. Numva ari ibyo bisobanuro, sinzi ibindi bisobanuro niba ari byo mufite mwagenera abakurikiye ibyo twagenera abakurikiye Cheetah Magic, by'umwihariko n'inshuti z'akadasohoka za Marshall Estate, nuko ibi bibanza ari impano twageneye abajene. So umujene uri bucikanwe no kugura ikibanza hano, sinzi niba ategereje kuzagura ikibanza kingana n'iki ku Gisozi kuri $60,000 kandi byose byitwa ko agiye guhatura. So umuntu rero w'umujene wagura iki kibanza ku madolari 500, ikintu asabwa cyonyine ni déplacement. Kandi déplacement si imodoka gusa, hari n'ubumoto butoya bw'amashanyarazi bugura $700. Abantu babaye New Delhi mu Buhinde barabizi. Twe twiga turi abanyeshuri, wavaga ku kilometero kimwe ukagera ku birometero 200 uri gukoresha agasukuta gatoya. So iyo uvuze rero ngo kuva mu mujyi wa Nyamata ngo kujya gutura ku birometero 5.5 habaye kure, haba hazamo n'ikibazo cy'uko nawe ubwawe utasobanukiwe icyo ushaka. So sinibaza ko ari byiza kujya gukodesha inzu $300 wabanamo n'umuryango, cyangwa se ari byiza gufata $300 ukabikuba n'imyaka 2 ukayasevinga ugashyiramo inyubako mo hano. Benshi babonye inyubako irimo hari hepfo y'ibyumba 3. Hariya ni umuntu wayubatse ayituyemo. Iyo rero umuntu avuze ngo ni kure, nanone ngo kuri birometero 5.5 ni kure, ashatse twamuhereza kuri kaburimbo kuri $12,000,000. So bijyana n'ubushobozi bwe kuri muri $12,000,000 hari amaranyundo nabonye hahari. Yego. Afite iyi deal Cheetah, mu magambo make, iyi deal tuyiheruka muri 2017 dukata site yo mu Yabaraye. Ikibanza twakigurishaga 1,700, 1,500. Uyu munsi ibibanza biri kugurwa $5,000,000 muri iyo site. Hanyuma abantu kuri comments kuri YouTube mwaratwibagiwe b'abantu b'amafaranga make, actually twabibutse. Ubu hasigaye rero nahabo. Deal ni ingiyi. Reka dushimire abantu bakurikiye iki kiganiro, nizere ko kibaye kingira akamaro kuri mwebwe mufite gahunda yo kugura ibibanza. Ahubwo nari nibagiye kubaza, muri Marshall Estate umuntu ashobora gutekereza nk'umushinga wa hoteli muri ibi bice, muri iyi site. Sinzi niba nabyo bishoboka ko mwamugira inama. Hoteli n'ubukerarugendo nkuko twabivuze mu biganiro twakoze Rusizi na Nyamasheke. Marshall Estate iyo wumvishe muri iyo estate ntabwo birangira ku mazu n'ibibanza gusa n'ubwubatsi. Dufite department ishinzwe ubujyanama ku bantu bashaka kwiteza imbere. So ikintu icyo ari cyo cyose kiri related na business watugana utugisha inama turayiguha, na amafaranga make ya wishyura, ariko nanone tukaguha security yuko ibyo bintu byawe ugiye kutubaza bishoboka. So ku muntu rero ufite gahunda yo kuba yakubaka hoteli muri area iri hafi y'ikibuga cy'indege n'ahandi, ni consultance. Ibi tuba dukoze ni introduction mu yandi magambo cyangwa se mu bundi buryo bwihariye bwo kubimusobanurira, yatugana aho dukorera tukamufasha. Reka dushimire abantu bakurikiye ikiganiro, nizere ko mugiye gukora deal nonaha. Ku bindi bisobanuro nimero murayizi, ku murongo utishyurwa kuba ari hano mu Rwanda 6070 kuri WhatsApp 0783 93 793. Mukomeze gukurikira Marshall Estate kuri YouTube ndetse no kuri Instagram. Wakoze cyane gukurikira ikiganiro cyacu, naho ubutaha kuri Cheetah Magic. Cheetah Magic.